reka mbabwire, Yesu yari afite ubushobozi bwo gusibanganya ibimenyetso, bwo gusibanganya ziriya nkovu zo mu biganza. Yesu yari afite ubushobozi bwo gusibanganya ziriya nkovu zo ku birenge. Yesu yari afite ubushobozi bwo gusibanganya ziriya nkovu zo mu mutwe, ariko ntabwo yazisibanganyije. Kubera iki? Yari atewe ishema no kuducungura. Imana ishimwe. Yari atewe ishema no kujya ku musaraba ku bwacu. Yari atewe ishema no kumanikwa ku bwacu, kuko namanitse ku musaraba. Ariko umusaraba amanitswe ntabwo yafatishijweho n'imbaraga z'imisumari, ntabwo yafatishijweho n'imbaraga z'amahwa, nta nubwo yari yambaye ubusa, yakabaye afite isoni n'ikimwaro. Ntabwo yafatishijweho n'imbaraga z'imisumari, ntabwo yafatishijweho n'imbaraga z'imisumari yo mu birenge, ntabwo yafatishijweho n'imbaraga z'imisumari yo mu biganza. Yafatishijweho n'imbaraga z'urukundo yadukundaga. Izo mbaraga zamufatishijeho z'urukundo nizo zizatuma bya bindi yakubwiye utabimusabye, bya bindi yavuganye nawe, agaruka kubikora, agaruka kubiguha, agaruka abikuzaniye. Mama niyo TV yacu twese. Mama niyo TV, TV yacu twese. Mama niyo TV, TV yacu twese. Mama niyo. Igitabo cya mbere cya Samweli, dusome mu gitabo cya mbere cya Samweli, ibice byaho 23, umurongo wa 16 n'uwa 17. Igitabo cya mbere cya Samweli, ibice 23, umurongo wa 16 n'uwa 17. Dusome mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha. Dusome ngo bukeye Yonatani mwene Sawuli arahaguruka asanga Dawidi mu ishyamba, amukomeza ku Mana. Imana ishimwe. Bukeye Yonatani mwene Sawuli arahaguruka asanga Dawidi mu ishyamba, amukomeza ku Mana. Aramubwira ati, witinya, kuko ukuboko kwa data Sawuli kutazagushyikira, kandi uzaba umwami wa Isiraheli. Njyewe ubwanjye nzaba uwa kabiri kuri wowe, kandi data Sawuli nawe arabizi. Imana ishimwe. Haleluya. Data Sawuli nawe arabizi. Icyambere muri iri jambo tugiye kuganira ni ijambo ryiza cyane. Mwibuke ko turi mu minsi 40, aho Yesu yari amaze kuzuka, ari kwiyereka abigishwa be, ari guhumuriza abantu. Cyari igihe gikomeye ku bizera n'abatizera, kuko bamwe bari bazi ko nta muntu n'umwe utari uzi ko Yesu yapfuye, nta muntu n'umwe utari uzi ko Yesu yafashwe, nta muntu n'umwe utari ubizi, yaba uwizera n'utizera. Mbese cyari igihe cy'amayoberane, cyari igihe avuga ati, ese yazutse, ese abigishwa be bamwibye? Kuko hariho amagambo abiri. Ijambo rya mbere niryo Yesu yari yasize avuze ko azazuka nyuma y'iminsi 3. Ijambo rya kabiri ryari ijambo ry'ibihuha, yuko abamwishe babwiraga ababonye azuka, abari bamurinze, ngo muvuge ko abigishwa be bamwibye. Mbese abantu bari hagati na hagati. Cyari igihe gicanganye, cyari igihe kigoye. Ariko Yesu mbere yuko asubira mu ijuru, yabanje gukura abantu mu rungabangabo, abanza gukura abantu mu rujijo, abanza mbese kubamara impungenge, abereka ko ibyo yababwiye ari byo by'ukuri, ahumuriza imitima yabo. Imana ishimwe. Haleluya. Turi mu gihe abantu, imitima y'abantu navuga inyanyagiye mu bintu byinshi, cyangwa se ihungabanyijwe n'ibintu byinshi, cyangwa se iri kumva ibintu byinshi. Ariko se n'iki Imana ivuga ku buzima bwabo? N'iki Imana ivuga ku buzima bw'itorero? N'iki Imana ivuga ku buzima bw'abasenga? N'iki Imana ivuga ku buzima bw'abantu bayo? N'iki ivuga?
ndagira ngo rero twumve natwe muri iyi minsi icyo Imana iri kuvuga, kandi icyo Imana iri kuvuga nicyo kirusha ibintu byose, nicyo kirusha imbaraga ibyo turi kumva byose, nicyo kirusha imbaraga ibyo turi kubona byose, kuko ijambo ry'Imana ririzewe. Imana ishimwe. Dusomye inkuru za Yonatani na Dawidi na Sawuli. Ahangaha Yonatani n'umuhungu wa Sawuli yari asanze Dawidi aho yari yihishe se Sawuli. Turi ku ntego y'ijambo, ndagira ngo mbanze nkubwire intego y'ijambo tugiye kuganiraho, ube maso kugira ngo nawe iyi ntego y'iri jambo igire intego ku buzima bwawe, igire aho igukura n'aho igushyitsa. Ni intego ivuga ngo amaboko ya Sawuli ntabwo azagushyikira, amaboko ya Sawuli ntabwo azagushyikira. Imana ishimwe. Haleluya. Impamvu Imana ikubwiye ko atazagushyikira ni uko ahari. Icyo ni icya mbere, aya maboko arahari. Icya mbere, Sawuli arahari. Icya kabiri, amaboko ye arahari. Kandi aya maboko ya Sawuli arashaka kugufata, cyangwa se agashaka no gufata ibyawe. Ariko umva ijambo ritandukanye n'andi magambo umaze iminsi wumva. Amaboko ya Sawuli ntabwo azagushyikira. Imana ishimwe. Sawuli arahari kandi afite amaboko, kandi ayo maboko ya Sawuli iyo uyagezemo ntabwo agukoresha ikintu cyiza, agukoresha ikintu kibi. Ariko ndagutangariza muri uyu mwanya ko amaboko ya Sawuli atazagushyikira. Imana ishimwe. Haleluya. Ntabwo azagushyikira. Dawidi ahagarariye umunyamasengesho. Dawidi ahagarariye umuntu uvugana n'Imana. Dawidi ahagarariye umuntu wavuganye n'Imana. Imana ishimwe. Mu yandi magambo, Dawidi ahagarariye umukristo cyangwa se umunyamasezerano, cyangwa umuntu ubana n'Imana, cyangwa se umuntu wavuzweho n'Imana. Dawidi ahagarariye wowe uneze amatwi. Ariko nakuzaniye ijambo rikubwira ngo amaboko ya Sawuli ntabwo azagushyikira. Sawuli arahari, afite n'amaboko kandi akwiruka inyuma, ariko ntabwo azagushyikira. Imana ishimwe. Sawuli yarapfuye, ariko umwuka wa Sawuli uracyakora. Nk'uko umwuka wari muri Mose winjiye muri Yesuwa, nk'uko umwuka wari muri Eliya winjiye muri Elisa, nk'uko umwuka wari muri Kristo wasigaye mu ntumwa natwe ukaba uturimo, niko n'umwuka wa Sawuli nubwo yapfuye ariko warasigaye. Umwuka wa Sawuli, uyu mwuka wakwinjira mu bantu, uyu mwuka wakwinjira mu bo mukorana, uyu mwuka wakwinjira mu bo muturanye, uyu mwuka wakwinjira ku bantu ku muntu uwo ari we wese wamwinjira. Sawuli yarapfuye ariko umwuka we uracyari mu bantu kugira ngo bakoreshe. Uyu mwuka wa Sawuli iyo winjiye mu muntu umukoresha iki? Aba intambamyi y'amasezerano ku munyamasezerano. Iyo uyu mwuka wa Sawuli winjiye mu muntu mukorana, nubwo ushobora no kwinjira mu mukoresha wawe ukamara imyaka myinshi ukorera iyo kampani cyangwa ukorera icyo kigo runaka cyangwa ukorera aho hantu runaka, ariko abandi bagahabwa poromosiyo ariko wowe ukayibura, kuko hari umuntu umwuka wa Sawuli winjiye kugira ngo atangire amasezerano yawe, kugira ngo ahagarike abe bariyeri yo kugera ku cyo Imana yavuze. Sawuli yari agamije kugira ngo ahagarike Dawidi atagera ku ntego y'amasezerano ye cyangwa ku cyo Imana yamuvuzeho.
Imana idufashe tubyumve. Uyu mwuka wa Sawuli wakwinjira ku muntu mucuruzanya akakurwanya kugeza ku rwego atangira n'abakiriya baza mu muryango wawe kugira ngo ibiganza byawe bitakire umugisha w'Imana. Uyu mwuka wa Sawuli wakwinjira mu bavandimwe muvukana, musangiye, mwarasangiye ibere, mwarasangiye ababyeyi, mufite n'ubutaka, bakaburya bakabugurisha ntumenye nuko banabugurishije, bakarya iby'iwanyu byose, mbese wowe ugasa nkaho ntaho ubarizwa, bakakwima umugisha w'umuryango. Uyu mwuka wa Sawuli yarapfuye, ariko umwuka we ajya agaruka agakoresha abantu. Imana idufashe kandi tugirire neza. Uyu mwuka wa Sawuli wakwinjira mu bana wabyaye. Uyu mwuka wa Sawuli wakwinjira muri mukuru wawe, wakwinjira muri murumuna wawe, wakwinjira muri musaza wawe, wakwinjira muri nyoko wawe, wakwinjira muri nyogosenge. Imana ibarinde uyu mwuka wa Sawuli. Umwuka wa Sawuli ushyiraho bariyeri. Umwuka wa Sawuli urica. Uyu mwuka wa Sawuli urica. Wahigaga Dawidi kugira ngo amwice atazagera aho Imana yavuze. Wahigaga Dawidi kugira ngo amwice atazagera ku cyo Imana yamuvuzeho. Muri iyi minsi umuntu asigaye arogwa n'umuntu atanamuzi, yaba atamuzi akamuroga. Uyu ni umwuka wa Sawuli. Umwuka wa Sawuli urica. Imana ikurinde umwuka wa Sawuli mu izina rya Yesu. Uyu mwuka wa Sawuli ntaho utakorera, nta muntu utakoreramo. Kandi iyo uyu mwuka winjiye muri uyu muntu ababona ari gukora ibintu by'ukuri, abona ari mu nzira nzima, abona nta mutima umucira urubanza, ashyira mu bikorwa icyo uyu mwuka umutegetse. Agahiga Dawidi, akarwanya Dawidi, akagomwa Dawidi amahirwe ye, akabuza Dawidi kugera aho agomba kugera, akabuza Dawidi kwicara mu bandi, akabuza Dawidi gutuza, akabuza Dawidi amahoro. Dawidi agahora yiruka, Dawidi agahora mu masengesho. Dawidi ninde uri mu buvuma ni Dawidi, ninde uhigwa ni Dawidi, ninde urwanywa ni Dawidi, ninde wahagurukiwe ni Dawidi, ninde ushakishwa ni Dawidi. Iyo uyu mwuka wa Sawuli winjiye muri uwo muntu abuza amahoro Dawidi. Uyu mwuka rero ukora ahagaragara n'ahatagaragara. Hari igihe ubona uri gukora mu buryo bugaragara nawe ukabona ko hari umwuka wa Sawuli winjiye mu muntu, akaba ari kukurwanya ku kintu wemerewe, ku kintu ufitiyeho uburenganzira, ku kintu wakakiriye, ku kintu wakabonye, ariko uwo muntu akavuga ngo ntabwo azigera kibona, ntabwo azigera kigeraho, ntabwo azigera azamuka muri iki kigo nk'ikiyobora, ntabwo azigera abona misiyo ari njye usinya ku babona misiyo, ntabwo azigera abona ordre de mission, ntabwo azigera agera kuri iki, ntabwo azigera ahabwa ibyo abandi bahabwa, ntabwo nzigera musinyira, ntabwo nzigera mukorera iki. Umuntu akinjizwamo n'umwuka wa Sawuli agatangira amasezerano yawe, akaba inzitizi y'amasezerano yawe. Uyu ni umwuka ukorera mu bantu nawe ureba, kugera ku rwego uvuga atari kuri ya muntu anyangira iki, ntabwo akwangaye. Hari umwuka wa Sawuli wamwinjiye. Turi muntu kuki asinyira abandi igihe ntasinyire, aranyanga, ntabwo akwanga. Hari umwuka wa Sawuli wamwinjiye. Ugasanga uvukana n'abavandimwe 15, ugasanga wowe ntabwo bagukunda. Kuki abavandimwe banjye batankunda, kuki tudahuza, kuki batanyemera? Ntabwo ikibazo ari abavandimwe bawe, hari umwuka wa Sawuli wabinjiye wo kutagukunda. Sawuli ntabwo yakundaga Dawidi. Hari umwuka wa Sawuli wabinjiye utuma batagukunda, utuma batakwitaho, utuma utagaragara mu manama yabo, utuma utajya mu mafete yabo, utuma utamenya ibyabo kandi ubyemerewe.
utuma utasangira nabo. Imana idufashe kandi tugirire neza, yirukane umwuka wa Sawuli. Bibiliya iratubwira ngo ntarajya kure ndacyababwira, uyu mwuka hari igihe ukora ukawubona, hari n'igihe ukora mu buryo utawubonamo, ariko ibyo ukoze ukabibona. Uyu mwuka ufite uburyo bubiri ukoramo, ukora mu buryo bugaragara. Uyu mwuka wa Sawuli ukora no mu buryo butagaragara. Iyo ukoze mu buryo bugaragara, ni wa muntu ukoresha ukabibona ko ari gukoreshwa, ni wa muntu ukwanga ukabona ko kwanga, ni wa muntu ukugomwa ikintu ukabona ko kikugomwe kandi yakaba kigwa. Ubwo ni uburyo umwuka wa Sawuli ukora mu buryo bugaragara. Ubundi buryo bwa kabiri umwuka wa Sawuli ukoramo ni uburyo butagaragara. Hahandi upanga imishinga yawe ukayishyira ku murongo, ukavuga ngo nzakora ibi, nzagera kuri ibi, nzagira gute, ukajya kubona, ubwo twinjiye mu buryo ukora mu buryo butagaragara, ukajya kubona ya mishinga yawe yose yikubise hasi nk'ikirahuri, ukabona yose iramenetse. Ukavuga se ko ibintu byari bipanze neza, ibintu byari biri ku murongo neza, bigenze gute? Yego byapanzwe, wabipanze neza, wabishyize ku murongo neza, ariko hari undi mwuka wa Sawuli utagaragara wo kukugomwa, wo kubihagarika, wo kubitangira. Uraje ubiburizamo, uyobewe uko nawe bigenze. Uyu mwuka wa Sawuli ujya uduca intege, ukaduhoza mu masengesho, ukaduhoza mu kwiganyira, ukaduhoza mu marira, ukaduhoza mu gahinda, ukaduhoza mu ntege nke, ukumva nta mbaraga ufite, ukumva mu buryo bw'umwuka ntiwakoze ibyaha, nta kintu wumva wakoze kigaragara cyagutandukanyije n'Imana, ariko ukumva mu buryo bw'umwuka ntabwo umeze neza, ntabwo rezo zawe nijoro ziri kugenda neza, kibaza ikintu cyabaye ukakibura. Ni umwuka wa Sawuli uba wakwatatse ngo ushyireho bariyeri mu isi y'umwuka, we gukomeza kugira kominikasiyo n'Imana, kuko azi ko ubusabane bwacu hagati n'Imana buzana umusaruro, buzana ubuzima muri twebwe, butugeza ku masezerano. Ukumva ibintu by'Imana bigushizemo, utakoze ibyaha, ukumva ucitse intege, ukumva gusenga birakunaniye, ukumva indirimbo zajyaga zizamuka muri wowe zirakunaniye, ukumva mbese hari ubundi buryo watatswemo nawe udasobanukiwe, ukumva hari ibyo wari ugiye kugeraho ariko ukumva birifunze ukuntu, ukumva wari wazamuye kwizera, ukumva wari wazamuye ibyiringiro, ukumva hari ibintu wari ugiye kwakira nawe ubyumva ko biri gukomanga mu isi y'umwuka, ariko kuva mu kanya nk'ako guhumbya icyo kirere kivuyeho, haje ikindi kirere kibi ku buzima bwawe. Ubu ni umwuka wa Sawuli utagaragara ariko ukora mu isi y'umwijima. Uwo mwuka Imana ibudukurireho mu izina rya Yesu. Ushinzwe gutangira amasezerano, ushinzwe kubuza abasenga kwakira, ushinzwe kubuza abasenga gusabana n'Imana, ushinzwe guca abantu intege, ushinzwe kubambura ibyiringiro, ushinzwe kubateza agahinda, ushinzwe kubakoza isoni, ushinzwe kubamwaza, ushinzwe kubatesha agaciro. Uwo mwuka ukora mu buryo bw'ibanga, ariko Imana ishimwe ko uwo mwuka nawo igiye kuwukura ku buzima bwawe. Ntabwo wari uzi impamvu, wumva ugeze igihe cyo kwakira, wumva ugeze igihe cyo kwishima, ariko ukabona haje umubabaro, wumva ugeze igihe cyo guhabwa icyo wasengeye, icyo washatse, ariko ukumva ukakibura mu kanya nk'ako kumva gisubiye inyuma nko mu birometero. Uwo ni umwuka wa Sawuli wo mu isi y'umwijima uba wakwatatse. Wenda mbahaye ku buhamya gatoya.
ukuntu uyu mwuka ujya ukora mu buryo bw'ibanga. Ababyeyi, wenda mbaho urugero rw'ababyeyi, hari igihe umubyeyi aba afite ibise atwite agiye kubyara, ibise akabyumva rwose ukumva ko ari ibise pana imigendo, ukajya kwa muganga wumva ibise ari byo isi wumva byaje, wumva umwana agiye kuvuka, wagera kwa muganga n'abaganga bakabibona ko ufite ibise, bakakubwira ati madamu ugendagenda utegereze uri hafi kubyara, ugendagenda tegereza gatoya uri hafi kubyara. Mu kanya muganga ati garuka nkurebere aho bigeze, akakubwira ati bya bise byagiye. Kibaza ibise byarimo bimenagura, mpirika ibikuta, mfata inzugi, nkambakamba, mbabara, ibise bigiye hehe? Bya bise bisubiye inyuma. Ni urugero wenda byari kuri 7 bisubiye kuri 3. Ukibaza ikintu gishubije ibise inyuma kandi wari ugiye kubyara. Uwo ni umwuka wa Sawuli wo wakwatatse kugira ngo utakire umwana. Utakira umwana. Njye byigeze bimbaho, ngera kwa muganga mfite ibise, bava tugiye kubyara, ugendagenda mu kanya gato turongera tuguhamagare, ubwo ndagendagenda ndi mu kanya ndaho ufite umwana disi w'umuhungu ugiye kwakira umwana. Mbese numvaga nishimye, ati mwihanganira ibise, ngavuga nti wabisewe mbabaza gake, mu kanya ndakira umwana, nushaka kumbabaza ariko muganga mbwiye ko ndi bwakira umwana. Kuko Imana uva gusenga, Imana ivuganye nawe ukakubwira ati humura ngiye kugutabara, humura ejo nzakugirira neza, ukavuga ati ejo Imana izaba yantama, iki kizaba cyavuyeho. Mbese ukumva yavuganye nawe uri bubisange ku muryango ukigera mu rugo. Nanjye ubwo ndigendagenza, avanye mu kanya ndakira umwana, muganga ati garuka nkurebere, ntandebere ati atuzi ibyabaye. Ibise byahagaze, umwana wari wacuramye ngo avuke, ahubwo ari yicariye. Mama yakene mama, narababaye shaho, narababaye. Umwuka wa Sawuli wari wanyatatse, vuga ati mama niyagiye kwakira umwana, ariko reka mwatake mpagarika ibise, ahubwo mpindure na pozisiyo y'umwana. Umwana aho kugira ngo aze ahubwo ajye muri pozisiyo yo kuza, ahubwo yicare. Hari igihe nawe umwuka wa Sawuli ukakwataka, kandi igihe cyo kwakira kigeze, igihe cyo kwakira ineza y'Imana kigeze, igihe cyo kwakira ubushake bw'Imana kigeze, igihe cya mariage yawe kigeze, igihe cy'akazi kawe kigeze, igihe cyo kubona ineza y'Imana kigeze, igihe cyawe kigeze. Ariko umwuka wa Sawuli ukorera mu isi y'umwijima ugatangira ugasanga nta kintu ubonye kandi wari ukiteguye, aba yahinduye pozisiyo. Noneho uyu mwuka ubera mubi aratangira, yaragize agahindura na pozisiyo. Aho wari witeguye kwakirira ukabona ntabwo ariyo nzira, ntabwo ariho inzira ihise yifunga direct. Muganga yarambwiye ati ibise byahagaze, n'umwana yahinduye pozisiyo, yicaye. Yari ari muri pozisiyo yo gucurama ngo avuke, ariko ubu yamaze kwicara neza, kandi noneho yicaye hejuru y'itako. Niyo mpamvu utangiye gucumbagira. Yari umwana munini. Avuga ati noneho tubigendanyemo gute muga? Uyu ni umwuka wa Sawuli. Atangira ibyawe aho byagakombaga kunyura, yarangiza agahindura na pozisiyo byakagombye kunyuramo. Ariko uyu mwuka Imana iwukubite mu izina rya Yesu, turagucyashye. Ibyawe binyura aho byakagombye kunyura, bye guhindura pozisiyo. Muganga arambwira ati nta kindi tugomba kugukorera rero, tugiye kukubaga. Reka byari bigoye mwa bantu b'Imana. None ko umwana yicaye, ko ibise byahagaze, turabigenza gute? Nta wundi nari narabyaye neza ngo byabaye ngombwa ko bambaga, ariko umwana aravuka. Reka nkubwire,
muri aya masengesho, muri iri jambo, icyo Imana yavuze ku buzima bwawe, icyo yashatse ko wakira ucyakire. Satani yafunga amayira, Sawuli yafunga pozisiyo cyagombaga kunyuramo, ariko Imana ifungura indi nzira, ariko wakira icyo yavuze, wakira akazi yavuze, wakira umugisha wavuze, wakira icyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Sawuli nafunge hamwe, ariko Imana ifungura ahandi. Byabaye ngombwa ko bambaga, bankora sezeriyeni barambaga, ariko nakira umwana wanjye. Byarambabaje byarambabaje ukuntu byambabaje. Umwana yarabaye na mukuru, nkajya mureba, avuga ni wa mwana, nkajya mureba, musi umwe afite ubwenge, mbona ari umwana ufite ubwenge bwuzuye, ubasha kuvuga, tubasha kuganira. Ageze nko mu wa gatandatu pirimeri, ndamubaza nti niko sha, nicara umbwire ndavuga nicara umbwire ukuntu ibise byawe byandiye, kuri kwa kundi uteganira n'abana. Urumva uzi iyo wari witeguye ikintu ntukibone, birakubabaza, birakubabaza. Hari abantu bari biteguye ahantu akazi batabonye, byarababaje. Hari abantu bari biteguye ahantu umugisha, ahantu hagomba kunyura umugisha wabo ntibawubona. Hari abantu bari biteguye ko ibyo bagomba kwakira mu buryo barabibuze. Ariko humura, Imana nubwo Satani yashyiraho bariyeri, Imana yahindura pozisiyo ukakira icyo Imana yavuze. Amaboko ya Sawuli ntazagushyikira. Sawuli arahari n'amaboko ye arahari, ariko ndagutangariza ko atazagushyikira. Imana ishimwe. Ndamwicaza namubwira nikosha ko ibise byawe byandiye, muganga akambwira ko ugiye kuvuka. Kubera iki wahinduye pozisiyo ukicara? Ntabwo yariwe, twari dutera burage. Araseka arasemva, ntiyaraze byari ukicara kubera ugatuma bamba. Mbwira ikintu wari uri gutekereza wicaye. Hari igihe tuzavugana n'imigisha yacu. Imana ishimwe. Nubwo Satani yafunze agafunga, ariko Imana yahinduye pozisiyo, inzanira umwana. Ubu turicara tukaganira. Imana ihindure pozisiyo, ikuzanire, ihindure icyerekezo, ikuzanire icyo yakuvuzeho, ihindure icyerekezo, ikuzanire icyo yavuganye nawe, ihindure icyerekezo aho yabinyuza hose, ariko bikugereho. Numva ngo hari n'ababinyuza forode, bakabinyuza panya, bakabinyuza hirya y'imipaka, bakabinyuza mu mazi, imizigo imwe igaca mu mazi, indi igaca mu kirere, indi igaca ku butaka, indi ikaza ku mamoto, indi ikaza ku mabisi, ariko ikagera ku muntu. Aho cyaca hose Imana ikikugezeho mu izina rya Yesu. Umwana nkamugana ati byakugendekeye biti? Burya wari wicaye uri gutekereza iki? Wumva ngorera iki? Rego nta n'isoni nawe rego uremera uricara. Ntabwo yari we, yari yabuze. Hari ikirere cyari cyamwatatse. Njye mbatera izo nkuru bakanimbwira sha, wabonaga wanze kuza muri iyi si, byari byakugendekeye gute? Wari uri gutekereza iki kugira ngo wicare wange kuvuka? Kandi ibise nari mbifite bikabiragiye, wari wacuramye ngo uvuke ukaba urongeye uricaye. Wari uri gutekereza iki? Hari igihe tuzaganira n'ibisubizo byacu. Hari igihe tuzaganira n'ahazaza hacu. Hari igihe tuzaganira n'imigisha yacu. Wakaziwe wabagahe, nkamara imyaka myinshi mu bushomeri, wa mugisha wanjye wabagahe, wa nzu yanjye wabagahe, wa etaje yanjye wabagahe, wa rubyaro rwanjye, w'abana banjye mwabagahe? Imyaka yose namaze ndingumba ntabyara, mwabagahe? Ubundi mwabagahe uri kubagaburira? Mwabagahe nisangiza? Mwabagahe? Tuganira n'ibisubizo. Imana ishimwe. Tuganira n'ibisubizo, tuganira n'ikirere cyiza, tuganira n'umugisha w'Imana. Ubundi wabagahe? Kuki utahise wiyeranje ngo ukajya kwicara gusa? Yari yatangiriwe. Hari ikirere cyari cyamwatatse. Turi kuvuga ku mwuka wa Sawuli, kuntu ajya atangira iby'abanyamasezerano, agatangira iby'abasenga, agatangira iby'abantu b'Imana.
ariko nubwo yabitangira Imana ijya ihindura pozisiyo. Abaganga bahinduye pozisiyo, baravuga ati nubwo ibise bigiye, nubwo umwana yari yacuramye yagombaga kuvuga akaba yicaye, ariko turaguha umwana muzima. Barakora ibyo bakora byaca hehe, ariko bamuha umwana muzima, bamuha umwana muzima. Ubu turaganira nkamuha ubuhamya bw'ukuntu Sawuli yari yamutangiriye, mwuka wa Sawuli utagaragara wari wamutangiriye, ariko Imana ikaba yaramumpaye akaba amaze kuba umusore. Imana ishimwe. Nawe ndaguhumuriza, uzaganira n'ahazaza hawe, uzaganira n'icyo Imana yavuze, uzaganira n'umugisha wawe. Uzicara mu rugo rwawe wa mukobwa bati nubwo abakurambagije bose bagenda, hari igihe uwawe azaza ujye muganira ati ubundi wabaga hehe. Hari igihe umukobwa wa musore wazaza mujye mwicara muganire, muvuga ati wabaga hehe, n'abakobwa bose bambenze wabaga hehe, n'ukuntu nabona nambagije bose bakambenga. Nawe umubwira ati wowe wabaga hehe, na message birigago banyandikira narabuze uwangira itariki y'ubukwe. Umubyeyi ukubwira ati ariko wa mukobwa we niko urabona kudashaka umuntu, uzamwambika ikamba ry'ababyeyi, akubwira ati mwana wawe wabaga hehe, kuki utari warashatse kare kose ngo nezerwe nk'abandi babyeyi. Hari igihe mugiye kuvugana n'ibisubizo byanyu, icyo Imana yavuze Sawuli yagifunga atagifunga, Imana igomba guca izindi nzira ikakikugezaho, kuko iri inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo irisohoze. Turi mu minsi 40 Yesu amaze kuzuka, ahumuriza abantu. Barababeshyaga ngo banga bigishwa baramwibye, bakababeshya ngo ntabwo yazutse, bakababeshya ngo igituro cye ngo basanze kirangaye ngo bamwibye, ariko Yesu ari kubahumuriza ababwira ati nimuhumure, dore nazutse. Imana ishimwe. Dore ni njyewe nababwiye ko mu minsi 3 nzazuka, dore byabaye ni njyewe. Ngakababwira ngo amahoro yanjye abe muri mwe, namwe ndababwira ngo amahoro y'Imana abe muri mwe. Icyo yavuganye namwe azagikora. Imana ishimwe. Akabahumuriza ati ninjye, ati se ko baguba ya misumari yakwinjiyemo, bya bintu byose yo mu birenge, yo mu biganza, akarambura ikiganza akabereka, akababwira ati dore bantaye imisumari mu biganza, ariko mu biganza harimo inkovu, imisumari yavuyemo. Imana ishimwe. Haleluya. Ati dore bantaye imisumari, ati kuko niwe. Ati dore bantaye imisumari mu birenge, imisumari yavuyemo, ariko harimo inkovu. Dore banyambitse ikamba ry'amahwa mu mutwe, ariko ntabwo nkiryambaye, amahwa yavuyemo, ariko inkovu zirahari. Ngo bakavuga ngo ariko koko niwe. Imana ishimwe. Abakura mu rungabangabo, abakura mu magambo, abakura mu guhangayika. Agaruka afite inkovu atazisibanganyije, agaruka afite inkovu zo mu gahanga atazisibanganyije. Arabwira ati ninjye nazutse. Aravuga ati ngo aberekana icumu ryo mu rubavu, ati dore ninjye. Ntabwo yigeze asibanganya inkovu, ubwo atasibanganyije inkovu zo kuducungura. Ntabwo azasibanganya amasezerano yaguhaye, ntabwo azasibanganya icyo yavuganye nawe, ntabwo azasibanganya icyo yakubwiye uri gusenga, ntabwo azasibanganya ko yakubwiye ko azaguhera abana agakiza, ntabwo azabisibanganya, ntabwo azasibanganya urugo yakubwiye, ntabwo azagusibanganya umugisha yakubwiye. Arabikwima ngo abishyirehe. Yishimira kudusevinga, yishimira kuduha ibyiza, yishimira kutugirira neza, yishimira kutunezeza, yishimira ko ntabwo azababaza umuntu iteka, kazahugezaho mugirira ibambe. Umwuka wa Sawuli wagutangira utagutangira, Imana izaca izindi nzira, ariko igeze icyo yavuganye nawe ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo Yonatani asanga Dawidi. Twari turi kuvuga ku mwuka wa Sawuli no kuwa Dawidi, turi hafi gusoza. Dawidi ahagarariye umunyamasezerano, ahagarariye umuntu wavuganye n'Imana, ahagarariye umuntu wasenze. Sawuli yarapfuye, ariko umwuka uracyakora, wakwinjira mu bavandimwe, wakwinjira mu mukorana, wakwinjira mu mucuruzanya, wakwinjira muri mukuru, wakwinjira buri muri mwe wese, na bosi wawe wamwinjiramo. Ariko ndagutangariza ngo
amaboko ya Sawuli ntazagushyikira. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo Yonatani asanga Dawidi ngo aramubwira ngo amubwira amagambo ane tugiye gusenga. Ijambo rya mbere yaramubwiye ngo Dawidi witinya, witinya. Imana ishimwe. Witinya. Yonatani amusanga ahantu habi, ari ahantu atakagombye kuba ari ahantu mu mashyamba, ari kumwe n'umuryango, mu buzima bubabaye, mu buzima bw'agahinda, mu buzima busaraguringa, mu buzima budafite ishusho, mu buzima butameze neza, kandi ari umunyamasezerano, kandi ari umusitari muri Isiraheli. Yarakuyeho Abisiraheli igisuzuguriro, yaratumye bava mu buvumo, bava mu mashyamba, bakongera bagasubira mu buzima busanzwe. Amusanga ahari, aramubwira ati Dawidi, nubwo ubayeho muri ubu buzima, abantu barakwibagiwe, nta muntu ukwitayeho, nta muntu uguhakeya, nta muntu ugukunda, ariko nje ku bwawe, nturutse aho bibera, nturutse aho inama zibera, nturutse aho bakugambanira, nturutse aho batakwemera, nyamara warabagiriye neza, nturutse hahandi. Ijambo rya mbere nkuzaniye, witinya. Witinya. Imana ishimwe. Witinya Dawidi. Uyu mwanya Imana iravugana nawe ngo witinya. Hari ibigutinyisha ariko witinya. Hari ibikubujije amahoro ariko witinya. Hari ibyaguhagurukiye ariko witinya. Hari ibitangira ikirere cy'umwuka wawe, cy'umwuka, ukumva ikirere cyawe kirafunze ariko witinya. Hari ibitumurira abandi batakira, hari ibitumurarurira abandi basinziriye ariko witinya. Hari ibikubujije amahoro ariko witinya. Hari ibyagusuzuguye ariko witinya. Yonatani aramubwira ati Dawidi, aho uri aha, witinya. Imana ishimwe. Reka nkubwire, ibyahagurukiye abandi nawe byaguhagurukira, ibyananije abandi nawe byakunaniza, ibyashenye abandi nawe byagusenya. Ibyateye ni byinshi. Umwuka wa Sawuli urahari, wangiza ubuzima bw'umuntu bukangirika, bugasenyuka, bukarangira. Ariko nakuzaniye ijambo rivuga ngo witinya. Witinya mama, witinya. Abana bawe Imana izabaha agakiza. Witinya wa mama, umugabo wawe Imana izamuha agakiza. Witinya umuryango wawe Imana izamuha agakiza. Niyo yavuganye nawe, amaboko ya Sawuli yabatangira, yabafata akabakomeza, yabakoresha ibyo ashaka, ariko ntazabashobora. Imana ishimwe. Icya kabiri aramubwira ngo ukuboko kwa data Sawuli ntikuzagushyikira. Imana ishimwe. Haleluya. Ukuboko kwa data Sawuli aragufite. Reka mbabwire bene data, Sawuli afite amaboko, kandi icyo Sawuli afashe nta kirekura. Icyo Sawuli afashe ntabwo kimucika. Nigeze mbabwira ijambo rivuga ngo Herode afata inkota yicisha Yakobo mwene se wa Yohana, ngo afata na Petero ngo amwiyongeze, anekomeza anezeza abayuda. Icyo Herode afashe nta kirekura. Ariko ndashimira Imana, yishe Yakobo amwicishije inkota ye, ariko Petero Imana iravuga ati ntabwo we uri bumukoreho. Bararize kuri Yakobo, ndihangana. Bararize, baranashyingura, ntibarava mu kiriyo. None ngo ufate na Petero. Yari yamufashe Herode, yari yamufashe kugira ngo akomeze anezeze abayuda. Ntabwo nzi ibyawe Satani amaze iminsi yarafashe, ntabwo nzi ibyawe yafashe, ntabwo nzi ikirere cyawe yafashe, ntabwo nzi ahazaza hawe yafashe, ntabwo nzi amasezerano yawe yafashe. Ariko ndagira ngo utangarize muri uyu mwanya, Imana ishimwe, agomba kurekura, kuko Petero afite ahantu agomba kugera. Imana yavuze. Mureke kompeta ngo diyabete yarishe kanaka nanjye izanyica, kuba kanseri yarishe kanaka nanjye, kuba kanaka yarabaye kuriya nanjye nzabakuriya, kuba byarageze kuriya kuri kana. Wigira ugereranya nawe, wigira uwo wigereranya nawe. Uri wowe nawe niwe.
uko Imana ivugana nawe siko yavuganye nawe. Imana ishimwe. Agaciro icyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Duhanze amaso ibihe bibi, nyamara hari ijambo Imana yavuze rirusha ibintu byose gukomera. Ijambo ry'Uwiteka rirusha ibintu byose gukomera, rirusha ibihe bibi, rirusha igihe kibi, ritegeka situwasiyo nubwo haba ari crise mondiale. Ijambo ry'Uwiteka riri hejuru y'ibyo bintu byose. Yonatani aramubwira ngo amaboko ya Sawuli ntabwo azagushyikira. Imana ishimwe. Hari igihe agufatira abana akabanywesha ibiyobyabwenge, akabanywesha urumogi, akabanywesha ibintu byose. Hari igihe agufatira urugo akashaka kurusenya. Hari igihe agufatira umubiri akawuteza indwara zidasobanutse, abaganga bagapima bakabura indwara kandi urembye. Hari igihe agufatira buri kimwe cyose, akagufatira ibintu byawe byose, kugeza aho imitungo yawe bayiteje cyamunara. Akagufatira ubuzima, akagufatira ukajya ukabona ahantu hose amaboko ya Sawuli yarafashe. Hari igihe akagufatira ibintu byawe byose ukabona biri mu maboko mabi. Ukabona ibintu byawe byose biri mu maboko mabi, ntabwo uri kubifata. Imana idufashe. Ariko nakuzaniye ijambo ryiza ngo ntabwo azagushobora, ntabwo azagushobora. Yonatani abwira Dawidi ati ntureba ahantu ugeze wiruka kubera Sawuli? Waramutinye, ubwoba ni bwose, ariko naje kukubwira ngo ntabwo azagushobora, ntabwo azagushobora. Ariko reka mbabwire, wenda nawe Imana iri kubikubwira ntabwo uri kubyumva, wenda nawe Imana iri kubikubwira nturi kubishyikira, kuko amaboko ya Sawuli yashoboye Dawidi. Kora kuri like umbwire niba yaramushoboye. Niba ataramushoboye ukore kuri like umbwire ati ntabwo yamushoboye. Niba ataramushoboye nawe ntazagushobora. Niba atarashoboye Dawidi nawe ntazagushobora. Imana ishimwe. Haleluya. Ntabwo azashobora abana bawe, ntabwo azashobora urugo rwawe. Wirebera ku rw'abandi rwasenyutse, Imana yaje kubaka urwawe. Ntabwo aho urwo rwavuye ariho urwawe rwavuye. Wirebera ku bana b'abandi, ntabwo ko wababyaye ariko nawe yababyaye. Wirebera ku kazi ngo kanaka yari afite akazi keza, ariko none ubu nta kigafite. Ntabwo uko yabonye akawe ariko wabonye ake, ntabwo uko yakabonye ariko wakabonye. Wirebera ngo kanaka yarazamutse arongera aramanuka, ntabwo uzi uburyo yazamutse, ntabwo ari bwo buryo bwawe wazamutse. Wigira umuntu wikompeta nawe, wigira umuntu wigereranya nawe. Uri wowe nawe niwe. Imana ishimwe. Yonatani amuzanira inkuru yizewe. Uyu mwanya ijuru rirakubwira amakuru yizewe, rirakubwira amakuru Imana ivuga ku buzima bwawe, rirakubwira amakuru Imana igambiriye ku buzima bwawe, rirakubwira icyo Imana ishaka gukora ku buzima bwawe. Amaboko ya Sawuli ntabwo azagushyikira. Imana ishimwe. Ngo umunsi umwe Zakariya ngo yinjira mu rutambiro, ngo ari gutamba, ngo marayika aramanuka, ngo aramubwira ati mvuye ahantu Imana ibika urubyaro rwawe, ati sanzu uzabyara umwana w'umuhungu. Zakariya ati ibyo bintu ntibishoboka ku myaka yanjye. Elizabeth ndamuzi aho yageze, ibimenyetso byo kubyara byarasibanganye, nanjye urabona ko nta mbaraga zo kubyara zo gutera inda mfite. Mu yandi magambo yose ahakanira marayika ati ngize aho mvuye muri stoke y'urubyaro rwawe, sanga umwana arimo, sanga arimo arakina, sanga Imana yaramuteguye, sanga arahari. None wowe urimo urambwira ngo ngiye uhagarara imbere y'Imana, urimo urambwira ngo ntabwo uzabyara, bizanyura mu zihe nzira? Muzi ikintu marayika yasize amukoreye? Umbaze niba yaramukubise inkonji, niba yaramufashe mu ijosi. Icyo nzi cyo namwe amakuru mufite ni uko yamugize ikiragiti. Ibyo ngibyo uzabibonesha amaso, ariko kubivuga bizakugora. Ndagira nkubwire ngo twakire amakuru yizewe avugwa ku buzima bwacu. Ijuru ryo rituvugaho neza, ariko ubundi wakuvugaho neza ninde? Ese amakuru yizewe urimo urayakura he?
urimo urayakura kuri social media, nubwo yenda amakuru yizewe urimo urayakura mu bihuho by'intama, urimo urayakura ngo ama essence yazamutse, urimo urayakura ngo ibiciro byazamutse, urimo urayakura. Amakuru yizewe n'ay'ijuru rivuga ku buzima bwacu, amakuru yizewe n'ayo Imana ivuga ku buzima bwacu. Kandi Imana ivuga ku buzima bwacu kiraza kikavuguruza iki gihe kivuga, kiraza kikavuguruza icyo abantu bavuga, kiraza kikavuguruza icya situwasiyo ivuga, kiraza kikavuguruza ibintu byose biri kuvugwa ku buzima bwacu. Imana ishimwe. Ngo Yonatani aramubwira ati ngewe mvuyeyo ahaye amaboko akurwanya aturuka, aho izo nama zikugambanira zituruka, naje kukubwira ko atazagushyikira. Muri make yari yabaye yari yari kubona mu nama. Hari igihe buriya bakoraga inama ariko Dawidi noneho twamukura, twamushakiye aha turamubura, twagiye aha turamubura, mu buvumo buri aha mu ishyamba rya twamuteza imitego, twamuherereje, twaramurogesheje, Dawidi nta kintu tutakoze ngo dushyikire Dawidi. Yonatani ni nka mwuka wera, yabaga ari mu nama zigambanira Dawidi, yabaga ari mu nama zishakisha Dawidi, yabaga ari mu nama zishinzwe guhiga Dawidi, akamumenyera amakuru, akumva uburyo bavuga ati ariko muzi ko Dawidi twamwoherereje ihembe ntiryamufata, twagiye gucisha Tanzania ntibyamufata, twagiye aha n'aha ntibyamufata, twamwoheje imitego. Kanseri mwari muzi ko hariho n'izi ndogano, kanseri y'indogana ntiyamufashe, kanseri y'umwijima ntiyamufashe, iyaye ntiyamufashe, iy'ibere ntiyamufashe. Ntacyo tutakoze ngo Dawidi tumurangije, byose byaranze. Niyo mpamvu Yonatani yahise aza yirukanga, yumvise ko ibintu byose byanze kuri Dawidi, aramubwira ati nakuzaniye inkuru nziza, witinya. Icya kabiri, ya maboko aguhiga, ya maboko agushakisha, ya maboko agira ngo akwice, naje kukubwira ko atazagushyikira. Yarananiwe. Nawe muri uyu mwanya Imana irimo iravuganya nawe, ariko nta maboko yaguhize ntiyagushyikira, nta maboko Imana yanyuranyije, amaboko y'ibitavuga Imana ku buzima bwawe, nta maboko yigeze aguhagurukira. Imana irayasoma, iyacisha ku ruhande ntiyagufata. Nyamara arahari. Hari umunsi Imana yagutabaye, ayo maboko yagushyikiriye. Hari umunsi Imana yakurengeye, ayo maboko y'urupfu agufite. Hari umunsi Imana yakurengeye, amaboko y'impanuka urayabona yagufashe. Imana igukura hagati y'abapfuye. Hari umunsi amaboko mabi yari yagushyikiriye, ariko Imana irakurengera. None ubu nibwo yakurekura. Hari akantu nkunda kubwira abantu ngo ntago yankura kure ngo inte mu nzira. Nzagera ku cyo yavuze, nzagera n'aho yambwiye, kuko Imana atari umuntu ngo ibeshye. Imana ishimwe. Abo bitabangamira muyimera icyubahiro. Haleluya, haleluya. Imana ni nziza, Imana iradukunda, Imana iraduhumuriza, Imana itwitayeho. Nubwo bimeze bityo, Imana iradukunda. Yonatani aravuga ati mvuye mu nama y'abakugambanira, humura, nanjye nakuzaniye amakuru yizewe. Umve amakuru yizewe n'ay'ijuru yonyine. Humura. Imana irara mu nama z'abakugambanira, ngo icyakora bazaterana ariko si yo zabibateranyije, ngo cyakora bazahaguruka ariko si yo zabihagurukije, ngo bazaza bagusanga cyakoza si yo zabibahamagaye, ngo nayo nijya kubatatanya ngo izabatatanyiriza mu nzira zirindwi batereye mu nzira imwe. Imana itatanya ibintu byari biri imbere yawe. Turi mu minsi yo guhumuriza abantu. Abababwiye ko Yesu atazutse ni muzima ku buzima bwawe, ni muzima hazaza hawe, ni muzima. N'abamwishe baratangaye. Imana ishimwe. Icya gatatu aramubwira ngo uzaba umwami. Ibaze gusanga umuntu uri mu ishyamba, gusanga umuntu udafite ubuzima, gusanga umuntu uri gusaba ibiryo. Mwibuka ko yari ari gusaba ibiryo Nabani yabimwimye, ari gupfundika bipfunduka. Ujya kubwira Nabani avuga ati mbese yari ari mu buzima bubi, abantu baramuhungiyeho, umuryango waramuhungiyeho, ari mufite umugore n'abana. Mbese Dawidi aramubwira ngo uzaba umwami.
biragoye kukubwira ngo uzabona akazi n'imyaka umaze mu bishomeri, biragoye kukubwira ngo uzubaka inzu niyo bari urimo bayigusohoyemo wabuze n'ay'ubukode, biragoye kukubwira ngo bazagukunda n'abasore bamaze kukubenga, biragoye kukubwira ngo uzakora ubukwe n'abakobwa bamaze kukubwira ko nta kofi, biragoye kukubwira ngo uzacuruza n'inshuro umaze guhomba, biragoye kubikubwira. Ariko Yonatani aramubwira ati uzaba umwami muri iri shyamba, muri ubu buzima, muri iyi nzara, muri uku kudahindura umwenda, muri uku kutabona amazi, muri uku Yesu we. Dawidi aravuga ati yeba, mbese nawe urabyumva? Ntabwo tuzi icyo yavuze. Nawe ibaze nawe icyo uri kuvuga muri iyi minsi, icyo ndi kuvuga muri iyi minsi. Ibaze nawe icyo uri kuvuga kuri iyo situwasiyo urimo gihabanye n'icyo Imana iri kuvuga. Yonatani aramubwira ati uzaba umwami. Ari wowe wahita umubwira ati biciye mu zihe nzira, binyuze hehe, kwande. Umuririmbyi yararimbye ngo isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege, ngo n'umwijima utuma tutareba iyo tujya, ngo ariko nubwo bimeze gutyo nzi icyo Imana yavuze, ngo nzagera ku cyo yavuze, nzagera n'aho yambwiye, kuko Imana atari umuntu ngo ibeshye. Imana ishimwe. Imana si umuntu ngo ibeshye. 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 Imana ndabyibutse si umuntu ngo ibeshye. Imana si umuntu ngo ibeshye. Imana si umuntu ngo ibeshye. Nanjye hari ibyo nibutse ko hari ibyo yakoze bitashobokaga. Imana si umuntu ngo ibeshye. 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 Hari icyo yakubwiye ubona nta nzira ariko ubona iragikoze. Hari icyo yakubwiye ubona nta buryo ariko ubona iragikoze. Imana iragikoze. Hari icyo yakubwiye ubona ntaho cyanyura ariko ubona Imana iragikoze. Imana si umuntu ngo ibeshye. Imana si umuntu ngo ibeshye. Dushaka kurebera Imana mu bintu bigerekeranyije, mu bintu birebire cyane, ariko niyo tumanutse mu bitoya twarayibonye, niyo tumanutse hasi twarayibonye, niyo tumanutse mu buzima turimo turayibona. Urayibona aho igutwaza ibihe bibi, aho igutwaza imitwaro yakabaye ikuremereye, ariko kuko Imana atari umuntu ikayigutwaza ukumvira koroheye kandi uri mu gihe gikomeye. Yonatani aramubwira ngo uzaba umwami. Ndaje kugutangariza ko uzaba icyo Imana yavuze, ntabwo uzaba icyo abantu bavuze. Igihe kiri kukubwira ko uzaba nabi, igihe kiri kukubwira ko uzapfa nabi, igihe kiri kukubwira ko uzapfa ntacyo wigejejeho, igihe kiri kukubwira ko ntaho uzagera, ariko nakuzaniye ijambo ryiza rikubwira ngo uzaba icyo Imana yavuze. Abigishwa bari mu gihe cy'iterabwoba bavuga ngo ubwo bishe umwami wanyu namwe baraje babice, ubwo bishe Yesu namwe barabica, ngo bagira ubwoba, ngo batinyaga Abayuda, ngo barikingirana, ariko Yesu araza ngo yinjira inzugi zifunze. Imana ishimwe. Ntabwo yakomanze, afite imbaraga zo kwinjira inzugi zifunze ngo abasanga aho bari. Afite imbaraga zo kwinjira muri icyo gihe urimo, afite imbaraga zo kugusanga aho uri, afite imbaraga zo kwinjira no mu gikuta, ngo yinjira mu gikuta atakomanze. Karababwira ngo amahoro yanjye abe muri mwebwe. Iterabwoba rya Herode nimurigabanye, iterabwoba ry'Abayuda nimurigabanye, nimuhumure, muzaba mugende mundindirire i Yerusalemu aho navuganye nawe, muve mu buvumo, muve mu bwoba. Icyo navuze ku buzima bwanyu nzagikora. Imana ishimwe. Haleluya. Yonatani abwira Dawidi ngo uzaba umwami. Uzaba umwami, uzaba icyo Imana yavuze, uzagera aho Imana yavuze, uzicara aho Imana yavuze, uzakira ibyo Imana yavuze, uzakira amatwi yawe azumva icyo Imana yavuze, amaso yawe azareba icyo Imana yavuze, akanwa kawe kazakira icyo Imana yavuze. Niba yaravuze ko uzavuga ubutumwa, akanwa kawe nuyirebere mu ntege nke uzongera ubyuke, akanwa kawe kazavuga ubutumwa. Niba yaravuze ko hari icyo uzakira mu biganza byawe, ibiganza byawe bizakira. Niba yaravuze ko hari uzakandagiza ibirenge, uzahakandagira.
uzahakandagira, nturebe inshuro bakwimye viza, nturebe inshuro bakwimye nasiyonalite, nturebe inshuro bakwimye ubwenegihugu. icyo Imana yavuze ku buzima bwawe izagikora. hari abantu Imana iri kuvugana nabo, hari abantu Imana iri kuvugana nabo. umva ijambo rya 4 dusenge. Jonathan aramubwira tuzi n'ikindi, data Sawuli nawe arabizi, wa wundi ukurwanya, reka nkubwire, wa wundi utuma urara udasinziriye, data Sawuli nawe arabizi kuzaba umwami. data Sawuli nawe arabizi. wari uzi ko imbaraga zikurwanya zimenywa n'umurozi? buretse gatoya, imbaraga zikurwanirira zimenywa n'umurozi ukuroga. kuko niba uzi imbaraga akoresha kugira ngo akugereho, niba uzi imbaraga akoresha kugira ngo ajye gucisha, niba uzi imbaraga akoresha kugira ngo ayohereze amahembe y'ubwoko bwose bwa gisigaye agira amoko ya dorone. hari irya dorone ngo riza rishaka umutwe, ngo rigukubita umutwe, bajya kwa muganga ngo ni stroke, yego, rikaza rigukubita umutwe, rikaza ukarwara umutwe w'uruhande rumwe ukamanuka, ati umuntu aragagaye, wajya kwa muganga ngo ni imitsi y'amaraso yazibye. ingwara riza rimeze nk'isasu ripima umutima. ibyo se sha bamwe barabyumva, ripima umutima, ukumva ikintu kigukubitiye mu rubavu cyangwa kigukubitiye munsi y'ibere, ukumva ikintu kirakwashije umugongo, kirawuciye. ugasanga bamwe barwaye nka ya ndwara ya wa mugore wa muri Bibiliya y'imyaka 12, hari ibituruka ku mahembe. ugasanga hari ikije gipima ukuguru, mbese bisigaye bifite amoko. hari umukozi w'Imana wabitubwiye amoko ngo y'amahembe yateye, noneho turumirwa. ibitegana, ibihoherano. erega Satani yaje kwiba, kwica no kurimbura. uyu mwuka wa Sawuli yakwinjira mu bantu. Sawuli yashakaga Dawidi kugira ngo amwice. uyu mwuka rero wanyura mu mpanuka, wanyura mu barozi, wanyura ahantu hose kugira ngo ukurangize utazagera aho Imana yavuze. ariko ndaje kukubwira ko uyu mwuka umaze kunanirwa. uyu mwuka umaze kunanirwa ku buzima bwawe. uyu mwuka umaze kunanirwa w'abaguhiga. uyu mwuka umaze kunanirwa w'abakurwanya. uyu mwuka umaze kunanirwa. Yonatani abwira Dawidi ngo Sawuli arabizi ko atazigera agushobora. hari ibintu abantu bakoze ntibagushobora, binjiwemo n'umwuka wa Sawuli, bagutega imitego, urayisimbuka. none kuri iyi nshuro nibwo uwo mwuka uzagushobora. uyu mwuka ukorera mu bantu, uyu mwuka n'igihe ukorera mu buryo butagaragara, nawe ubwawe ujya wikoresha, ugafata ikirere cyawe. nabasobanuriye kudutangira, ariko nakubwiye ngo ntuzagushobora, ntabwo uzagushobora. uyu mwuka ntuzagushobora mama, ntabwo uzagushobora papa, ntabwo uzagushobora. ureka kwigereranya na runaka ngo waramushoboye, wowe ntabwo uzagushobora. ucyumva rino jambo, iri jambo ni antibare, iri jambo ni antibiyotike, iri jambo ni urukingo, iri jambo ni iri jambo ni urukingo. uyu mwuka ntabwo uzagushobora. Yonatani aramubwira ati data Sawuli arabizi ko wamunaniye. hari igihe umuntu akuroga bikamunanira, akagera ku rwego akavuga ati uyu nguyu nawe araroga. ntabwo turoga, kuko baturogera mu magambo, baturogera mu magambo, natwe tukikuraho ubwo burozi bwabo mu ijambo, tukirogoza mu ijambo. baturogera mu magambo, baturogera mu mitongero, baturogera mu byo badutega, natwe tukirogoza mu ijambo ry'Imana, rikadukuraho iyo mivumo, rikadukuraho ayo magambo babi batwatuyeho ngo ntazagere kuri iki, ntazabyare, ntazashake, ntazubake, ntazakora iki n'iki. natwe tukaza mu ijambo rikatubwira ngo uzubaka, uzashaka, uzabona akazi, uzagera kure, nzabaha agakiza. mbese ijambo riraturogora. Imana ishimwe. Haleluya.
tugiye gusenga. Yonatani aramubwira ngo humura, data Sawuli arabizi, imbaraga zikurwanirira zimenywa n'abakurwanya. Nibo bazi imbaraga bakoresha bakurwanya, nibo bazi aho bajya, nibo bazi amanama bakora, nibo bazi buri kimwe cyose, nibo bazi bati kuko dukora ibi ntibikunde, ko dumutegera ntaboneke, ko tugira gute. Nzabaho ubuhamya, nigeze ndwanywa n'umurozi imyaka 16, ari umurozi ufite imbaraga zikomeye, ariko ndashimira Imana ko igishyiraho iherezo. Nakuzaniye ijambo rivuga ngo amaboko ya Sawuli ntazagushyikira. Imana ishimwe, amaboko ya Sawuli ntabwo azagushyikira mama, ntabwo azagushyikira. Mu Kubara 11:23 avuga ngo Uwiteka abwira Mose ati mbese amaboko y'Uwiteka abaye magufi, none urareba yuko ijambo ryanjye rigusohoraho cyangwa ritagusohoraho. Umva wowe utinya ayo maboko ya Sawuli, wowe utinya ayo maboko ya Sawuli, mvuga Uwiteka avuganye nawe. Mu Kubara 11:23 ngo mbese amaboko y'Uwiteka abaye magufi. Nta hantu wabonye amaboko y'Uwiteka ari maremare uretse kwijijisha. Mama niyo ntaho wayabonye, narayabonye. Mama ntaho wayabonye cya gihe. Ngo none ubu tuvugana, none ubu ngubu uri kumva ijambo ry'Imana, none ubu uteze amatwi wowe ubu none urareba yuko ijambo ryanjye ntabwo ari iryanjye jya uvuga, nuko ijambo ry'Imana ryanditse. Urareba yuko ijambo ryanjye rigusohoraho cyangwa ritagusohoraho. Iri jambo rirakomeye. None ubu tuvugana, urareba yuko ijambo ryanjye ritagusohoraho cyangwa se rigusohoraho. Umva wowe utinya amaboko ya Sawuli, Imana ikivugana nawe muri iri jambo. None urareba ko ibya Sawuli ntabwo bizagusohoraho, ahubwo ijambo ry'Imana niryo rigiye kugusohoraho. Ibya Sawuli ntabwo bizagusohoraho, ahubwo ijambo ry'Imana niryo rigiye kugusohoraho. Ibyo Sawuli yakwatuyeho, ibyo akwifuzaho, ibyo agukeneyeho, yifuza kwangiza ubuzima bwawe, yifuza kwangiza ahazaza hawe, yifuza kukurangiza, yifuza kutakomeza kominikasiyo yawe n'Imana, hari ibyo yifuza ku buzima bwawe. Ariko none ubu cyumva ijambo ry'Imana, uzareba ko ijambo ry'Imana atari ryo risohora. Ibya Sawuli bise biburirwa irengero. Imana ihinduye pozisiyo, nk'uko nababwiye ngo yahinduye pozisiyo. Iravuga ati mama ntiyagomba kwakira umwana, nubwo umwana yari ibise bihagaze, umwana yaragiye gucurama akaba yongeye akicara, ariko ngiye gukoresha abaganga. Icyo navuze kuri mama niyo ko azakira umwana w'umuhungu, amwakire, bakora cesarienne, ariko nakira umwana. Inzira imwe umwuka wa Sawuli warayifashe, ariko Imana ica mu yindi nzira impereza umwana w'umuhungu. Imana ishimwe. Imana igiye guca mu zindi nzira, Imana igiye guca mu zindi nzira, Imana igiye guca mu zindi nzira. Izo wari wisiteze amaso zarafunzwe, ariko ubu tuvugana none urareba ko ijambo ry'Uwiteka ritagusohoraho. None ubu tuvugana ijambo ry'Uwiteka rirasohora. Hari abantu bari gushima Imana, hari abantu banyandikiye kuri WhatsApp barashima ko hari ikintu Imana iri gukora. Nawe ubu tuvugana none ijambo ry'Uwiteka riragusohoraho. Icyo yavuganye nawe kirasohora. Ndagutangariza ko icyo Sawuli agambiriye kitazasohora. Umwuka umukoreramo yarapfuye, ariko umwuka uracyakora. None tugiye gusenga. None ijambo ry'Uwiteka risohore ku buzima bwawe. None ijambo ry'Uwiteka risohore ku bana bawe. None ijambo ry'Uwiteka turimo turavuguruza. Nababwiye ko abaroga n'abatongera, baroga saba n'abatongera barogesha amagambo, bakarogesha imitego yose bagatega. Ubu tugiye mu mwanya wo gutegura. Tugiye gutegura ibyo bateze, tugiye gukuzaho ijambo baturogera mu magambo, tugiye kwirogoza ijambo.
tegura umutima wawe dusenge. Nta bintu byawe umwuka wa Sawuli wafashe tugiye kubigaruza ku bw'ijambo. None Imana iduhaye favor ya none, Imana iduhaye amahirwe ya none, ngo none ngo urareba ko ijambo ryanjye ritari busohore. None ubu tuvugana, none mama, none inzira ziraciwe, none uburyo burabonetse, none ahafunze harakingutse, none uryama usinzire, none ushyireho n'ishuka, none ushyireho ikuvureri, none wongere ubyuke ukarabe, none wongere ugende udepoze, none wongere urebe usubukure imishinga yawe. None Imana igukuyeho igisuzuguriro, none urongeye. Abakunze kuguterera kashe bagiye kugutera kashe, abanze kugusinyira none bagiye kugusinyira, abanze kukwitaho bagiye kukwitaho, abakwirengagije baragarutse. None ubu tuvugana ijambo ry'Uwiteka risohoye ku buzima bwawe. None ubu tuvugana ahazaza hawe harahindutse. None ubu tuvugana ahari ibumoso ibutwerekeje iburyo. None ubu tuvugana icyerekezo Imana itazi icyerekezo. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye. Ijambo ryawe urigereranya n'imvura. Imvura itanga ubuzima, imvura izana umusaruro. Ijambo ryawe ruri inyuma kugira ngo ritange ubuzima ku bari batakaje ubuzima. Uri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo ritange umusaruro ku bari baratakaje ibyabo. Wigeze ubwira Abisiraheli ngo nzabagarurira ibyo kagungu n'inzige zariye. Urababwira ngo nzabagarurira ibyo kagungu n'inzige zariye. None twumvise inkuru zivuga ibyiza ku buzima bwacu. None twumvise inkuru zivuguruza umwuka wa Sawuli. None twumvise inkuru zivuguruza umugambi wa Sawuli. Sawuli yarapfuye ariko umwuka we uracyakora. Ukorera mu bantu, wakorera mu muntu wari we wese kugira ngo arwanye Dawidi umunyamasezerano, umunyamugisha wavuganye nawe. Uyu mwanya turasenze kugira ngo uyu mwuka ukorera mu bigaragara ugakora no mu buryo butagaragara unanirwe aho uri hose. Twumvise mwuka wera atuzaniye ihumure y'amagambo ane. Ijambo rya mbere atubwiye ngo ntidutinye. Hari ibyarimo bidutinyisha, hari ibyarimo bitinyisha uyu mubyeyi, hari ibyarimo bitinyisha uyu mugabo, hari ibyarimo bitinyisha uyu mukobwa, ariko ijambo ryawe riratubwiye ngo ntidutinye. Nk'uko Yonatani yabwiye Dawidi ngo ntutinye, ariko n'ijambo ryawe ritubwiye. Imana ishimwe. Haleluya. Ibitinyishije abantu muri iyi minsi ni byinshi. Ibicantege nk'uko abigishwa bari batinye, nk'uko bari bihishe kubera abayuda, batinyaga abayuda kuko bari bamaze kukwica mwami wanjye. Bari bazi ko nibo bakurikiraho kuko bari barakwizeye. Hari igihe umuntu abona akana kapfuye akavuga ati nanjye nijye ukurikiraho ko yishwe na diyabete, nyamara mwikugereranya na kanaka kuko kanaka ni kanaka nawe niwe. Uyu mwanya abamama benshi bafite ubwoba, baratinye. Hari abantu bashoye kugira ngo bacuruze ariko bamaze guhomba kandi batunze imiryango. Ndabasengeye iri jambo ribabwira ngo ntibatinye, rizane n'ubuzima bwo kongera guhagarara aho bari batinyishije, icyari kibatinyishije. Iri jambo ribabwira ngo ntibatinye. Aba babyeyi babonaga abana babo bareze babajyana muri Sunday school, babareheka bakabasengera bari kubanywana ibiyobyabwenge, ribabwiye ngo ntibatinye, rizana agakiza kuri aba bana. Iri jambo ribwiye umugore ngo ntatinye umugabo we uzamuha agakiza, rizana agakiza kuri uyu mugabo we. Iri jambo rizane n'ihumure, rizane ihumure, rizane ubuzima ku batari ubuzima, rizane ihumure kuri uyu muntu wari urwaye, rimubwiye ngo ntatinye ahubwo rimuhe ubuzima, rizane impinduka, rizane ikinyuranyo cyaho yababaraga, rizane kutababara, rizane ikinyuranyo cyaho yumvaga abaganga bavuze ngo ntazakira, ariko rizane ikinyuranyo cyo gukira. Iri jambo rizana ubuzima, rirema ubuzima, rize rihetse ubuzima.
iri jambo rivuga ngo ntutinye. Yonatani yabwiye Dawidi, natwe turaryakiriye muri uyu mwanya. Ibitinyishije abantu ni byinshi, bararwaye kuko yabuzwa n'ikigutinya, arababaye yabuzwa n'ikigutinya, imyaka amaze mu bushomeri arabona nta nzira, ariko iri jambo rize rihetse akazi. Ndagushimiye ko iri jambo rije ritwaye ubuzima. Yonatani aramubwira ngo ukuboko kwa Sawuli ntabwo kuzagushyikira. Hari amaboko amaze iminsi afashe iby'abantu, hari amaboko amaze iminsi afashe urubyaro rw'uyu mumama bavuze ko azabyara, ariko amaboko ya Sawuli afashe urubyaro rwe. Muri uyu mwanya ndamusengeye kugira ngo amaboko ya Sawuli arekure urubyaro rwe. Wavuze ko azabona akazi keza, ariko amaboko ya Sawuli yafashe diplome zaho zijyanye hose ntabwo baziha agaciro. Ndamusengeye kugira ngo amaboko ya Sawuli arekure diplome ze, zibone agaciro, zihabwe icyo yigiye, zihabwe umugisha. Nabona umugisha w'Imana. Ndasenze kugira ngo nk'uko winjiye, marayika yinjiye muri sitoke y'urubyaro akabonamo urubyaro rw'umutambyi, akaza akamubwira ko azabyara Zakariya, akandi koko yarabyaye. Muri uyu mwanya niyinjire, amaboko yawe meza nazana urubyaro rw'uyu mubyeyi abyare, akurwaho igisuzuguriro cy'ubugumba, yakira urubyaro. Ndasenze kugira ngo amaboko ya Sawuli afashe iby'abantu nabirekure, afashe ubuzima bw'abantu naburekure, afashe akazi k'abantu nakarekure, afashe ingo z'abantu nazirekure, afashe abantu b'Abanyarwanda nabarekure, afashe itorero narirekure, afashe igihugu cyacu nakirekure. Aya maboko mabi hajya afata igihugu akagiteza ibibazo, akagiteza inzara, agafata imvura yakaguye mu gihugu ku gihe, hakava izuba. Aya maboko mabi narekure mu izina rya Yesu. Igihugu cyacu cyakira imvura y'umugisha, cyakira imvura igura ku gihe, abahinzi babona umusaruro. Aya maboko mabi narekure ibiciro, narekure buri kimwe cyose, narekure imigisha yacu, narekure buri kimwe cyose kitameze neza, narekure abantu bagubwe neza, abantu babona ihumure ry'Imana. Aya maboko mabi narekure ingo z'abantu, narekure ubuzima bw'abantu, narekure ikirere cy'abantu. Bongere bakire ikirere cyiza, bongere bakire presence y'Imana, bongere bakire ubusabane n'Imana, bongere bakire. Aya maboko ajya agenda agafunga ikirere, umuntu agasenga kumva ntirigenda, umuntu agahamagara Imana kumva iri kure ye. Aya maboko narekure. Amaboko y'Imana azana ikirere cyiza kubasenga, amaboko y'Imana azana ijwi ry'Imana kubasenga, amaboko y'Imana azane ubuzima kubasenga, amaboko y'Imana azana ihumure kubasenga. Aya maboko y'Imana naze meza. Wavuze ngo ubwira Mose ngo none ukuboko kwanjye gusa kwabaye kugufi. Aya maboko niyongera turambukire, azana ikirere cyiza. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Yonatani aramubwira ngo uzaba umwami. Abantu barabona nta nzira yo kuba icyo wavuze, barabona hari inzira icyakoze yo kuba icyo Satani ari kuvuga ku buzima bwabo, barabona hari inzira icyakoze yo kuba icyo Sawuli ari kuvuga ku buzima bwabo, barabona ariyo nzira ihari gusa, barabona ariyo nzira yo gupfa nabi, inzira yo kutabona akazi, inzira yo kutabona ubuzima, inzira yo kudasenga. Nizo nzira ziri kugaragara mu maso y'abantu, nizo nzira y'ibidashoboka, nizo nzira zidashoboka, nizo abantu turi kubona. Ariko turasenze kugira ngo muri uyu mwanya Yonatani wasanze Dawidi afite amakuru yizeye, Mwuka Wera aze kuri twe ufite amakuru yizewe, yongere agaragaza inzira y'ibishoboka, kuko ni wowe ukura ibishoboka mu bidashoboka, kura ibishoboka mu bidashoboka, kura ibihe byiza mu bihe bibi, kura amarira, kuraho igihe cy'amarira uzana igihe cy'umunezero, kuraho igihe cy'agahinda uzana igihe cyo kunezerwa, kuraho igihe cyo kutishima uzana igihe cyo kwishima, kuraho igihe cyo kudasinzira uzana igihe cyo gusinzira, kuraho igihe kitari uzana igihe cy'ihumure, kuraho igihe kibi uzana igihe cyiza. Urakoze Yesu,
zana ihumure ku bantu, zana umunezero ku bantu, zana ubuzima mu bantu, zana muri uyu nyongo giti cyiza cy'umuzabibu uvomerera amashami yawe. Muri uyu mwanya vomerera abantu ubuzima bwabo bwarumye mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'ubugingo harumye, ongera uvomerere. Vomerera Kristo, vomerera nk'uko wagendaga aho babaga bikingiranye, bacitse intege, buzuye ubwoba n'iterabwoba ry'abayuda, ariko ukabavomerera bakongera bakumva kuriho koko. Ongera wigaragariza abantu kuri kumwe nabo, ongera wigaragariza abantu kuki bakunda, ongera wigaragariza abantu, ongera ndasenze kugira ngo wongere twigaragarize mu buryo bw'amarangamutima, mu buryo bw'umwuka, uduzanire ikirere cyiza. Urakoze cyane Mana, turagushimiye, urakoze, turagushimiye kuko ijambo ryawe ni ubuzima, rizanye ubuzima ku buzima bwacu, rizanye ihumure mu ngo zacu, rivuguruje ibyo Satani yari yaravuze ku buzima bwacu. Muri uyu mwanya ijambo ryawe ririkarabye, nirihumanure. Hari ibyo abantu bamaze iminsi bakira bivugwa ku buzima bwabo, bibavugwaho bibi, biva amajwi mabi nk'uko bapfuye. Iri jambo nirivuguruze, nibakire kubaho, nibakire intsinzi iri mu ijambo, nibakire ubuzima buri mu ijambo, nibakire gutabarwa muri iri jambo, nibakire umunezero muri iri jambo, nibakire ihumure muri iri jambo, nibakire ibifatika muri iri jambo, nibakire ibikorwa muri iri jambo, nibakire izindi nzira, nibakire izindi zarafunzwe ariko zihafungurwa izindi muri iri jambo, nihafungurwa izindi nzira, inzira zihumure, inzira z'ubutabazi, inzira zije zihetse igisubizo. Nk'uko nakiriye umwana mu nzira y'inzi ya mbere yamaze kwifunga, niko ntesheje abantu bawe umugisha muri iri jambo. Nibakire icyo niyo umumama niyakire icyo yari akeneye muri izindi nzira, niyakire uyu mukobwa, niyakire uyu musore, niyakire uyu mumama, niyakire umupapa, nibakire uru rugo nirwakire. Hari icyo rwari rwiteze ubutabazi, bari bamaze igihe biteguye cyamunara, ariko nibakire ubutabazi bukuraho cyamunara. Abari bamaze iminsi biteguye barambiye mu bushomeri, nibakire ikinyuranyo cy'ubushomeri, bakire akazi mu izina rya Yesu. Ntabwo waremeye umuntu kubaza iteka, mu izina rya Yesu. Kandi ubwo babaje ubwawe ubasha no gutabara abageragezwa bose. Ndasenze kugira ngo abamaze igihe ku munzani bageragezwa nibakire ikinyuranyo, bakire ikinyuranyo. Abamaze iminsi barira nibakire guseka, abamaze iminsi bababaye nibakire kunezerwa, abamaze iminsi barwaye nibakire gukira, abamaze iminsi badafite ihumure nibakire ihumure, abamaze iminsi bafite agahinda nibakire umunezero, abamaze iminsi bafite ibibababaje nibakire ibanezeza, abamaze iminsi babona ibitanejeje nibakire kureba ibanejeje, abamaze iminsi bareba ibyago gusa bashyingura bareba ibibi nibakire kureba ibyiza, abamaze iminsi bumva inkuru mbi nibakire kumva inkuru nziza, amaze iminsi ibiganza byabo bitakira nibakire kwakira, nibakire umugisha w'Imana, amaze iminsi batagenda nibakire kugera aho Imana yavuze, amaze iminsi badahaguruka nibahaguruke bajya aho Imana yavuze, bajya aho ivugira, bajya aho ikorera, bajya aho ikorera, bajya aho yavuze. Mu izina rya Yesu ndagushimiye kutanze ubuzima mu ijambo ryawe, ndagushimiye kugarura icyizere mu mitima y'aba bantu, ndagushimiye kuremya amashimwe, ndagushimiye kuremya ubuzima, ndagushimiye ko ijambo ryawe rituzaniye ubuzima n'impinduka. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Mama Niyo TV turabaramutsa, ijambo ry'Imana niryo riduhuza, umucyo wera uturikirana mu mitima yacu uradusana.